Ntabwo twareka kubabwira ibiganiro bimwe na bimwe byagiye byumvikana aho abaperezida batandukanye harimo perezida wa Congo Felix Tshisekedi bagiye batanga ibiganiro ndetse bagafata ikiganiro gikomeye ku Rwanda, aho kenshi bavugaga ko u Rwanda rudashobotse kandi ari rwo bateza ibibazo bya buri munsi, aho ibibazo byabo byose babirunda ku Rwanda, bigasa naho u Rwanda rwabaye urwitwazo ndetse na nyirabayazana w'ibibazo byo muri Congo. Congo iherutse kugaragaza ko u Rwanda rutazigera rwicara ku ntebe imwe na Congo, mu gihe nanone ibibazo byo muri Congo bihoraho kandi bizana n'u Rwanda. Gusa u Rwanda narwo ubwarwo rusobanura ko Congo ubwayo ibibazo byayo igomba kubikemura nk'abanyekongo, kandi ko ibibazo byayo bitazigera bihagarara mu gihe Congo ubwayo idafite ubushake ndetse bwo gukemura ibyo bibazo biyibarizwamo. Akenshi Perezida Paul Kagame yagiye yihanangiriza ngo abe yatekereza kure hanyuma akemure ibibazo bya Congo ndetse n'ibibazo bibarizwa muri Congo. Akenshi kandi perezida ntiyahwemye gutangariza ibihugu byo hanze bishaka kuvuga ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana rw'ibibazo byo muri Congo, ndetse anavuga ko abo ngabo niba ariko babitekereza kandi bumva u Rwanda rwarababereye umutwaro ngo ntibajye mu kuzimu, go to hell. Ibi perezida abivuga si bwo bwa mbere, ahubwo ntabwo yarangiza imbwirwaruhame ye muri rusange atavuze ku kibazo cya Congo gihora kigaruka buri munsi, ndetse kandi ngo yihanangirize abanyekongo bo ubwabo. Akenshi Felix Tshisekedi nubwo atavuga ibijyanye n'umutekano we rumweho na perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko abaperezida nabo bigeze kugirana umubano mwiza. Nubibona ku mafoto ndagira ngo urareba neza ahangaha Felix Tshisekedi yari yaje hano mu Rwanda, mu gihugu cyacu, yari yaje kureba uburyo u Rwanda rumeze kandi aje gusura u Rwanda muri rusange. Yeretswe henshi hagiye hatandukanye, yerekwa vale cyangwa se imitutu yagiye icibwa musozi wa Nyiragongo wari uherutse kuruka. Ikirunga cya Nyiragongo murabizi igihe cyarukaga cyaciye imihanda ndetse kandi cyangiriza n'inzu z'abaturage. Ahangaha niho perezida wa Repubulika yamwerekaga icyo gihe, ndagira ngo urabyibuka hari muri COVID nk'uko ubibona ahangaha ku mashusho arimo agaragara. Akenshi ibi bihugu ntibihwema gutangaza ko u Rwanda rukomeza kubigendaho, ndetse kandi gusa u Rwanda narwo rushinja Congo ko icumbikiye umutwe wa FDLR uri abakoze jenoside mu Rwanda, ndetse kandi Congo ikabashyigikira kugeza aho ibatera inkunga zo kubaha intwaro ndetse n'ibindi. Gusa perezida wa Repubulika icyo asaba Congo ni ukugira ngo yirukane kandi irandure imizi ya FDLR ibarizwa muri Congo, kuko abajenosideri benshi bihishe muri Congo, abo ngabo bagomba koherezwa mu gihugu cyabo bagakurikiranwa. Perezida wa Repubulika kandi yatangaje ko ibibazo bya Congo bigomba gukemurwa n'abanyakongo by'ukuri, aho kugira ngo nanone ikibazo bakomeze kukibona ku Rwanda. Ibyo nta kintu na kimwe bimaze, ndetse kandi nta n'icyo byabagezaho. Akenshi nureba neza ukitegereza ibihugu bigaragiye u Rwanda, birasa naho ibyinshi rimwe na rimwe bijya byumvikana, ariko mu gihe gitoya bikongera bikadogera. Igitera ibi ngibi ni uko iyo wamaze kuvugana n'abaperezida ndetse kandi ukavugana nabo byinshi bitandukanye nk'uko u Rwanda ruba rubishaka, ndetse kandi rushaka kumvikana nabyo, akenshi bisa naho bibagiwe ibyo bavuganaga, hanyuma nyuma bakaza guhita babivamo. Dore nk'ubu uyu munsi wa none perezida
wa repubulika ntabwo ari mu Rwanda, mu gihe mu Rwanda hari kuba isiganwa ry'amagare ndetse kandi ari mu gihugu cya Azerbaijan. Ahangaha Tshisekedi aherutse gutangaza ko adashaka ko ikipe y'amagare yo muri Congo iza kurushanwa mu Rwanda. Ibi yabihagaritse ku munota wa nyuma, bigaragara nk'aho afite urwango rukabije, kandi uyu mugabo bari baherutse gusinya amasezerano avuga ko iki kibazo kigiye guhita gihagarara, kuko bari baherutse kuyasinyana bari mu gihugu cya Katari. Ni abaperezida kandi ubona ko kugira ngo imibano cyangwa se umubano uzamuke bisaba izindi mbaraga zo kumva ko Congo ubwayo igomba gufata ibibazo byayo ikabigira ibyayo, ikabikemura nkayo, ndetse igasezerera umutwe wa FDLR. Gusa Congo nayo ubwayo ntihwema gushinja u Rwanda ko rwohereje ingabo zarwo muri Congo, hakaba ari rwo nanone ruri guteza intambara za hato na hato. Gusa u Rwanda rubihakanira kure, ruvuga ko M23 atari iy'u Rwanda, ahubwo ari abanyekongo bashaka uburenganzira bwabo. Akenshi ibi ngibi ntibivurwa, nawe ubwawe ngira ngo urabizi cyangwa wenda wigeze kubyumva, ariko niko bimeze. Wenda twaba twivanze mu bya politike cyane, ariko ntibitubuza n'ubundi gukomeza kuzenguruka tureba ngo amakuru mu Rwanda ameze ate kandi ateye ate. Ese ni bande bavuga ku Rwanda, kandi kubera iki buri munsi bahora barugarukaho? Ni ukubera iki buri muperezida wese aho ari ndetse n'aho ageze aba yumva u Rwanda ari urwa mbere yavuga? Colonel Nanga ndetse aherutse gutanga ikiganiro agihereza ingabo za M23 zajoyininze M23 zaturutse mu ngabo za Congo, zashatse kwihuza n'ingabo za M23 kugira ngo bakomeze baharanire uburenganzira bw'abanyekongo. Gusa bari abasirikari benshi cyane barenga 7,000, aho Colonel Nanga ubwe yagize icyo atangaza, ndetse kandi na Sergeant Sultan Makenga nawe yagize icyo abivugaho. Atanga ikiganiro ababwira ko bagomba kwitandukanya na Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bwe, kuko ngo ubwabo bagomba guharanira uburenganzira bwabo nkabo, kandi ko gukomeza gushyira imbere ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi budashaka guteza imbere uburenganzira bwa muntu ngo babeho neza, icyo ntacyo bivuze. Hari uwitwa Neva, muramuzi, uyu ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akenshi uyu muperezida mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye yagiye agaragara avuga ibiganiro byagiye bisetsa benshi. Uyu nguyu akaba nanone umunyarwenya ukomeye mu baperezida bo muri Afurika, aho atahwemye kugaragara mu mirima igiye itandukanye arimo akura ibirayi, ndetse hari aho byagaragaye yagiye gusura abarwayi kwa muganga arimo atanga utuji. Abantu benshi baribajije bati, ese nk'umuperezida yagakwiye kujya n'ubundi gusura abarwayi akajyana utuji, cyangwa yagakwiye kubaho ubwo akuriraho abantu amafaranga yo kuba batanga mu bitaro akagabanywa? Akenshi bagiye babifata nk'aho ari ibintu bidashobotse, abandi babyakiriye mu buryo butandukanye. Mbese mu mirima y'ibirayi ndetse kandi aho yagiye agaragara henshi hagiye hatandukanye, afata ibirayi, aho yagiye ajya gusura ingano, aho yagiye ajya gusura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, akenshi agaruka ku bijyo, maze abwira abaturage ati, murabona uyu munsi wa none niyororeye udukwavu. Akenshi nimubona mfite amafaranga muzibaza ngo mbese ngo amahera nyakuraho, ariko mujye mumenya ko icyagihe muba muryamye mudashobora no kugira ikintu na kimwe mworora, njyewe ubwanjye mba ndi korora. Abaturage b'u Burundi baherutse kugira ko bashonje kandi bishwe n'inzara, maze arabakwenuka cyane, arabaseka, avuga kubeshya, arababaza ati, mbese muravuga ko u Burundi mwagize inzara, kandi iyi ngiyi yari paradizo Imana yatwihereye, kandi mujye mukora kugira ngo nanone mubone ibyo kurya, kuko nanone Burundi ni igihugu cyiza, ni paradizo ku mugabane wa Afurika. Mugomba kuzirikana ko ahangaha ari Edeni.
Ndayishimiye mu kuvuga amagambo menshi birasa naho aba ari gushinga, kandi ikiganiro cye ntabwo cyarangira utabashije kuba waseka. Akenshi ibi biganiro nubwo agenda abitanga byinshi bitandukanye gutya, Perezida Ndayishimiye kandi agaragara mu mbwirwaruhame nyinshi, akenshi avuga ku biryo. Mbega ni umuperezida w'ibiryo. Aba baperezida kuki bakunda kwibasira u Rwanda kandi akenshi ugasanga bavuga amagambo ajyanye n'ibiryo, akenshi ariyo abahora ku rurimi. Igitangazamakuru Igihe giherutse gutangaza ku nkuru ya Neva, ndetse kandi kivuga ko ibiryo ndetse n'u Rwanda ari ibintu bimuhora ku rurimi nkaho nta kindi kinazi. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sabri best.